Nshuti muvandimwe, dukomeje kwigana ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Tugeze ku ngingo yo kuwa gatanu itubwira ngo ikiruta byose mukundane. Ikiruta byose mukundane. Nshuti bavandimwe, iri somo riturarikiye gukundana kandi koko ni ingenzi. Mu ngingo y'ejo twabonye ko urukundo rusohoza amategeko, twabonye ko amategeko ari ayera kandi yose asohorera mu rukundo. Imana yaradukunze nk'uko inyandiko ibitubwira, nicyo cyatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Urwo ni urukundo Imana yadukunze, kandi urukundo rutagira ikigombero. Nshuti muvandimwe rero, niba urukundo ari rwo rusohoza amategeko, ubwo umuntu ntiyabasha gukurikiza amategeko mu buryo bwuzuye binyuze mu kwirinda gukora ibibi gusa. Itegeko ry'urukundo ubwaryo risobanuye mu buryo bwuzuye mu byanditswe byera. Ntabwo ridutegeka kwirinda gukora ikibi gusa, ahubwo iryo tegeko rinadutegeka gukora ibikorwa bigaragaza urukundo Imana ikunda abantu, bitari ku bandi bizera gusa, ahubwo no ku batuye isi bose muri rusange bakeneye ubuhamya nyakuri bwa Gikristo. Iyo dusomye muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 9, tuhasanga amagambo akomeye cyane. Hano Yakobo acyaha akarengane kari mu muryango mugari w'abantu, by'umwihariko akarengane, gusuzugurwa kw'abakene ndetse no gukandamizwa bikorwa n'abakire. Aha habamo ubusumbane iyo bigeze ahangaha, ugasanga abakire bakandamiza abakene, ugasanga abakire barahonyora uburenganzira bw'abatishoboye, ndetse bakabakoresha imirimo ivunanye ndetse imirimo y'agahato. Nyamara siko Yakobo yabyanditse, ahubwo yaranditse ngo kurikije iryo tegeko ryo gukunda bagenzi bacu tuba dukoze neza. Nk'uko rero Ellen White yabyanditse mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose ku ipaje 506, aravuga ngo urukundo tugirira abandi ni uburyo bwo kwerekanira hano ku isi urukundo rw'Imana. Urukundo tugirira abandi ni uburyo bwo kwerekanira hano ku isi urukundo rw'Imana. Iyo dukunze mugenzi wawe, ni ukuri uba usohoje umurimo Kristo yagutumye. Niyo mpamvu igihe kizagera akavuga ati, nuko mugaragu wanjye wakiranutse muri bike, nanjye nkweguriye byinshi. Ibyo azabibwira ba bandi babikoreye bagenzi babo bari boroheje, bari hanyuma y'abandi. Mbese wowe n'icyo ukora kugira ngo urenganure umukene, n'icyo ukora kugira ngo urenganure urengana? Yesu Kristo azavuga ati, ubwo mwabikoreye ba bandi boroheje bari hanyuma y'abandi, ninjye mwabikoreraga. Abo ngabo bazaragwa agakiza. Ababwira ati, ngaho nimwinjire mu munezero wa shobuja. Nshuti y'ubuvandimwe, nk'uko urukundo tugirira abandi iki gitabo cy'Uwifuzwa byose kuri iyi paje 506 kibivuga, ni uburyo bwo kwerekanira hano ku isi urukundo rw'Imana. Umwami w'icyubahiro yazanywe ku isi no kwerekana urwo rukundo, kutugira abana b'umuryango umwe, kandi nawe abumwe natwe. Kandi iyo dushoje amagambo yadutegetse ati, ngira itegeko ryanjye, mukundane nk'uko nabakunze. Kristo yadukunze urukundo rutarondoreka, kandi araturarikira gukundana kuko ari byo amategeko yose yuzuriramo. Iyo dukunze rero abatuye isi nk'uko yabakunze, icyo gihe inshingano yaduhaye bigeze ku ntego. None se urukundo yaduhaye si dukwiye kurukunda abatuye isi bose? Nawe yaravuze ngo, nimanikwa hagati, nimanikwa hejuru, nimanikwa nk'abambwa, nimanikwa nzireherezaho abazanyizera bose. Turasabwa rero kwizera Imana, kuko Imana ari urukundo, kandi iradutegeka, iratuburira ngo dukundane bigishoboka. Niyo mpamvu icyo gihe tuba tunogeye ijuru, kuko ijuru riri mu mitima. Nshuti yanjye, iyo dukunze abatuye isi nk'uko Kristo yabakunze, icyo gihe tuba dukwiriye ijuru. Mbega imvugo ikomeye y'icyo gukurikira Yesu bisobanuye. Yesu ategeka abayoboke be ati, arabwira ati, mukundane, kandi nimukundana
muzakundane nk'uko nanjye nabakunze. Nanone kandi Yesu aravuga ati ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Ubundi urukundo Kristo yifuzaga ko dukundana ni uru rukundo rutagira ikigombero, aho buri muntu wese areba mugenzi we akamwibonamo, aho buri muntu wese atekereza mugenzi we akamwibonamo. Nshuti, nicyo Yesu yavuze, aravuga ati ibyo byose nibyo bazamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Urukundo rero ni urufatiro rwo kwizera kwa Gikristo, kuko Imana ari urukundo. Urukundo ni urufatiro rwa Gikristo, kuko Imana ari urukundo. Kandi abavuga ko bakunda Imana bagomba no gukunda bagenzi babo, ndetse bagomba gukundana. Ese wavuga ko ukunda Imana ukanga mwene so, ntuba wise Imana inyanyoma? Yego, ariko ijambo ry'Uwiteka ngaha riraturarikira ko dukwiriye guhindura inyifato, dukwiriye guhinduka rwose, dukwiriye kugira impinduka zituma abantu batubona kandi bakatwishimira. Ese mu by'ukuri ikiruta si uko twakundana? Mbese ibyo twirukaho byose bitigeze bigera ku ntego, bikadutandukanya n'inshuti n'abavandimwe, ibyo byatumarira iki? Ntacyo rwose. Niyo mpamvu Kristo hano avuze ngo mukundane. Ikiruta byose dukwiriye gukundana. Iyo dusomye mu Baheburayo igice cya 10 turasoma ku murongo wa 24, hari amagambo atubwira ngo, igice cya 10 ku murongo wa 24 haratubwira ngo kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza. Kandi tujye tuzirikana ubwacu, dukwiriye kuzirikanana, kuko nituzirikana bizadutera ishyaka, bizadutera gukundana, bizatuma tugira imirimo myiza. Nshuti muvandimwe, ahangaha dukwiriye kumva icyo iri somo ritubwira. Kandi n'iri somo ryo mu Batesalonike ba mbere igice cya 3 ku murongo wa 12 naryo riratubwira ngo namwe umwami wacu abuzuze, abasesekaze gukundana no gukunda abandi bose nk'uko natwe twabakunze. Nshuti muvandimwe, Imana inyuze muri Paulo mu rwandiko yandikiye Abatesalonike yaravuze ngo namwe umwami wacu abuzuze, abasesekaze gukundana no gukunda abandi bose nk'uko namwe twabakunze. Urumva rero ko urukundo ruruta byose. Urukundo rwasesekaye mu mitima nirwo Paulo asaba ko abantu bagira gute? Bakundana. Ese dukomeze tubeho gutyo gusa? Oya, urukundo Imana yifuza ni urukundo dukwiriye kugabana na bagenzi bacu. Urwa mbere rwa Petero mu gice cya 4 ku murongo wa 8 naho hari amagambo ngira ngo tuhasomye. Urwa mbere rwa Petero ibice 4 ku murongo wa 8 naho hari amagambo avuga ngo ariko ikiruta byose mukundana urukundo rwinshi, kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Nukuri ibyaha byacu, aho wagiranye na mugenzi wawe ifuti, iyo mukundanye ibyo ngibyo birahanagurika bikarangira. Niyo mpamvu iryo somo hashishikariza abakristo gukundana urukundo rwinshi, kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi nk'uko tubisomye. Aya rero ni amasomo meza cyane atwereka uburyo Imana ishaka ko dukomeza gukundana, kandi urukundo urumva ko rutwikira ibyaha byinshi ndetse rukabimena umutwe. Nshuti muvandimwe, dusangiye kwiga ibi byigisho, ndakurarikira kugira ngo Imana iduteremo uyu mutima wo gukundana kandi dukunde bagenzi bacu, kuko nibyo yifuza. Nje nawe dukwiriye kuba nyambere mu gufata iya mbere, tukereka bene data n'abashiki bacu twahemukiwe, baduhemukiye, kuko twababariye. Bityo dusagambe urukundo rusagambe
rugere kure, nibwo abantu benshi ndetse benshi cyane bazatumenyera ko turi abigishwa ba Kristo. Inshuti yanjye rero, dufite umunsi w'ejo wo gusoza iki cyigisho muri rusange ku mugaragaro. Tuzagisoza n'ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa, ndetse iki gihembwe kizaba kirangiye cyatubwiraga ngo urukundo rw'Imana n'ubutabera bwayo. Nshuti muvandimwe, Imana ni inyarukundo kandi ntibera, oya rwose. Icyo igambiriye gukora igikora mu mitima yacu. Niyo mpamvu musabira kugira ngo nawe ikwambike imbaraga, itwambike gukundana, itwambike byose, vuba bidatinze ubwo agiye kugaruka Kristo nasanga twarakundanye, urukundo rwacu rwarakijije benshi, azatwicira mu bwami bwe. Ndangije mwifuriza amahoro y'Imana, wowe duteze amatwi kandi udukurikirana. Ibi byigisho ntibikagucike, kandi jya wibuka kubisangiza inshuti n'abavandimwe kugira ngo ubutumwa bujye bugera kure, ndetse mujye mudushyiriramo ibitekerezo hasi aho muri komenti kugira ngo icyo gitekerezo mwatanga cyakubaka uyu murimo, tuzafatanye kuzamura uyu muyoboro. Nshuti rero muvandimwe, twariho twiga ingingo itubwira ngo kiruta byose dukundane, reka dukundane urukundo rwa kivandimwe kandi urukundo rugera kure, rwo Kristo yifuza. Nge nawe reka turugire nyambere kandi rusagambe rugere kure. Benshi nibatwigiraho nge nawe bazabone ko twahindutse kandi turi abana b'Imana. Nibyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amena. Kukuza mwana kujuza